Iyi message ndagira ngo uyigeze ku bantu bose wumva ukunze kandi ushaka ko babona ineza y'Imana, bazataha mu bwami bw'Imana. Ubusanzwe najyaga nje kubwiriza, nje gusobanura inzozi, ariko hari message Imana yampaye. Muri message Imana yampaye harimo yuko impanda zigiye kuvuga, kandi turifashisha Bibiliya ndetse nkurikije n'iby'Imana yampaye. Unyemerere dusenge, niturangiza dusenge dusome iri jambo, wumve message Imana yampaye, kugira ngo n'ubuhanuzi bw'abantu bose, ubuhanuzi bw'abantu rusange, bw'abantu bakijijwe n'abadakijijwe babimenye ko iki ngiki ari igihe. Byumve, wabyemera utabyanga, nubwo byagenda bite, nge nzavuga icyo Imana yantumye, ko nta muntu wantumye. Imana itugirire neza. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, uyu munsi twongeye kugushima ko twongeye kugera kuramuka amahoro, ukaba utaragaruka gutwara itorero ryawe. Ariko unyemerere wongere unkundire muri uyu mwanya, wongere umanuke kandi wongere ugaragare, wongere uganze usukura imitima ya buri muntu wese, maze wongere wezeshe abantu b'amaraso yawe, ubuntu bwawe no gukora kwawe byongere bibaganze, wongere uhindure ibintu bundi bushyashya, wongere ugarure imitima yari inaniwe, wongere uhore imitima yari inaniwe, wongere Mwayimana uvubure amazi y'umugisha, abantu bongere bashira inyota, abantu bongere banyweho basogongere. Reka wongere wigaragaze, reka wongere witamurure, kuko uri Imana ishobora byose. Ndakwinginze uyu mwanya rero, hagararana nanjye, ubane nanjye. Hari ibyo ngiye kuvuga wampaye, hari ibyo ngiye gukora byose, maze wigaragaze, maze witamurure, kuko uri Imana ishobora byose. Mu izina ryawe Yesu, amen. Imana ikugirire neza. Hanyuma mbere y'ibyo byose, unyemerere tubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 13. Turasoma imirongo 2 yonyine, turasoma umurongo wa 8 n'uwa 9. Wumve iby'Imana igiye gukora, wumve n'ibimenyetso, ndetse nkubwire message Imana yampaye ugeze ku muntu wese, birihutirwa kandi bibagezeho. Ibintu byose by'iki gihe biri kwihuta, ntabwo ari bya bindi by'abahanuzi, kandi ubyumve cyane. Reka wumve iyi message. Dusome Matayo ibice 10, Mariko ibice 13, ku murongo waho turahera ku murongo waho wa 8 n'uwa 9. Haravuze ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi, hazaba n'inzara. Ibyo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ndetse hazabamo n'ibishyitsi. Ibyo byose aravuga ngo azaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ntabwo tugiye gusobanura iby'iri shyanga rizatera irindi. Intambara ziri kuba mu bihugu bigiye bitandukanye murazizi, amashyanga azaba ari gutera ayandi murayazi, hazabaho ibishyitsi, ibishyitsi nabyo murabizi. Ubwo rero Imana itugirire neza. Hanyuma ku murongo wa 9 niho umukristo wese akwiriye gutegerereza. Kuri murongo wa 9 n'umukristo akwiriye gutegerereza. Mwumve icyo Imana ivugana namwe, mwumve icyo Imana ishaka uyu munsi. Ku murongo wa 9 avuga ngo ariko mwirinde, kuko bazabagambanira mu nkiko, muzakubitirwa mu masinagogi, kandi muzahagarara imbere y'abategeka n'abami babampora ngo mubabere ubuhamya. Bazagira ute? Reka tuwusubiremo, mbone kuguha message Imana yampaye kugira ngo ugeze no ku bandi bantu. Iyi message nuyibona ukayumva, uyigeze ku bandi bantu bose, uyigeze ku muntu wese wumva ko akwiye kubona iyi message. Ariko ndabizi neza Imana hari ikintu igiye gukora, hari ibintu Imana igiye guhindura. Bamwe bakomeje bitegereza baravuga ngo ntabwo izaza, Imana yaratinze. Ariko Imana ndakubwira ngo Imana iri bugufi. Hamaze iminsi hacicikana inkuru ivuga ngo umugabo Imana yambwiye ngo izaza izongereza n'umwuzure ku itariki 25 ari kuri Noheri. Uwo mugabo yubatse amato, yubaka igihe kirekire, abantu benshi baraza. Ejo bundi ndi kureba bamufunze. Avuga ko Imana yamuhaye message. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wumve message Imana iguhaye.
wumve nawe umunsi bizahinduka bigeze ku bantu bose. Reka dusubiremo ku murongo wa 9 n'uwa 10 twumve. Ariko mwirinde kuko bazabagambanira mu nkiko, muzakubitirwa mu masinagogi, kandi muzahagarara imbere y'abategeka n'abami babampora ngo mubabere ubuhamya. Umurongo wa 10. Ubutumwa bwiza bukwiriye kubanza kumara kwamamazwa mu mahanga yose. Ubutumwa bwaramamajwe, nawe ndabizi neza warabwumvishe, ariko umva message Imana impaye kugira ngo nyikugezeho uyu munsi. Ndagira ngo ngusabe ube maso, wongere utegereze Uwiteka, wongere ushaka Imana muri aka kanya gato gasigaye. Ntabwo nzi ngo Imana iraza uyu munsi, irabikora uyu munsi, irabikora ejo, ariko irambwira ngo abantu bategereje icyambere Imana imbwiye igiye kubatungura. Imana yambwiye ngo igiye gutungura abantu bose bicaye bategereje, bazi ko igiye kuza, bazi ko izabatabara mu buryo runaka, ariko Imana igiye kuza. Message Imana yampaye yambwiye ko igiye gutungura buri muntu wese ku giti cyiwe, hanyuma irambwira ngo igiye kugitungura buri muntu wese bahure, ndetse abantu bamwe bari bazi ko Imana igiye kuzajya ibatungura mu buryo ngo bakabazi ngo abantu Imana ikubabwira ngo igiye kubatungura, bakagira ngo bagiye kubona amafaranga, bagiye kubona amamodoka, bagiye gukira bwa burwayi na bizabindi. Ariko Imana yambwiye ngo uburyo igiye gutunguramo abantu biratandukanye. Yambwiye ngo amagare menshi aramanutse, buri wese n'igare ryiwe, atambuka agenda mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Bityo rero Imana irambwira ngo musenge mwese ahantu buri wese ari, yongere ayambaze, asabe Imana imuha imbaraga, kuko atazi umunsi n'igihe. Imana irambwira ngo buri muntu wese yezwe ku giti cyiwe, atitaye ku by'amadini ndetse n'amatorero bitandukanye. Arambwira ngo buri wese akizwe ku giti cyiwe. Hari abantu ngo basenga bakiyiriza, ariko ntibavuge ngo Imana ibahe n'imbaraga, ahubwo barambirije ku butunzi bw'isi n'ibintu birangira gusa. Agasenga kubera ko ngari mu kigeragezo, agasenga kubera ko akennye, ariko nyuma y'ibyo byose ntiyongere gusenga. Imana yampaye message irambwira ati buri wese yisengere, kuko bigiye gukomera kurusha uko mubona bikomeye, bigiye kuba bibi kurusha uko mwabonaga biri. Niyo message Imana yampaye, yigeze kuri mugenzi wawe, yigeze kuri buri umwe wese, maze Imana irushaho gukora no kukurwanirira. Imana itugirire neza. Reka ngusengere, maze Imana ikwambika imbaraga mu izina rya Yesu, kandi Imana irushaho kuguha agakiza, nawe tuzatane mu bwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, uvuga bikabategeka bigakomera. Reka ndakwereka ubwoko bwawe uhereye aho hose, reka wongere umanure imbaraga zawe n'imbabazi zawe byongere bagereho, ubezesha amaraso yawe, maze ubwo uzagaruka uje gutora itorero nabo bazatahane nawe, maze ubwo bazumva impanda ivuze nawe bazumva ijwi ryawe. Ndakwinginze Mana y'amahoro, ndakwinginze Mana wo kwizerwa, ndakwinginze Mana wo kwiringirwa. Reka wongere wigaragaze kandi wongere witamurure uyu mwanya, wongere uca inzira bundi bushyashya. Nanjye senze nizeye ko ushobora byose mu izina ryawe Yesu, amen. Imana ikugirire neza kandi Imana igushyigikire muri byose, amen.